ariko bafite ikintu nyine cyo guterekera, baterekeraga iwabo. Mama arangije asaba papa ko agomba guhashira inzu baterekeragamo. Papa aramubwira ngo ntabwo urugo rwanjye rushaka kujyamo ibyo bintu kandi nizera Imana. Uvuga ngo mama nawe waterekeraga. Noneho arangije papa aramubwira ati nimba wanze kumva ko tugomba gusenga ubwo turatandukana. Mama aramubwira ati icyifuzo cyanjye nuko ako kazu wakazana mu rugo kugira ngo mbashe kubaka, kugira ngo n'ibibazo bingenza biveho. Biba ngombwa rero ko papa atandukana na mama. Mama arangije aramubwira ati ku cyifuzo mfite kugira ngo mve mu rugo rwawe nuko umpa umwana w'umukobwa nkamujyana. Nubwo rero muri ubwo buryo navuye mu rugo kwa papa nza mu rugo rwa mama. Mbayo mfite imyaka 7 ndahakurira, ariko nyine ibyo bintu barabikoraga byo guterekera. Icyo gihe nta bwenge nari mfite kubyo nshaka gutandukanya wenda ngo mvuge ngo ibi bintu ntabwo ari byiza, ariko byageze igihe nyine ngeze mu Rwanda, baje mu Rwanda kubera papa yasigaye i Bugande, baza mu Rwanda barabikomeza. Nibwo nahise ntangira kumenya ubwenge, nkabona ibyo bakora nkabitekerezaho, nkabona ibyo bintu nta kintu na kimwe bimaze. Kubera nabonaga ukuntu baje bameze, nkabona nta kindi kintu cyabahinduye ngo mbone ko hari intambwe bateye. Bahoraga bari mu bintu ibyo gusa, nkabona nta kintu biyongereyeho. Nkabona no mu rugo nta kintu na kimwe kiteye imbere bafite, kandi mu by'ukuri amafaranga yari ahari. Ibyo rero bigatuma ntangira kubitekerezaho cyane, nkibaza impamvu babikora nkabibura, kugeza ubwo noneho uwabikoreshaga ari we murumuna mama yari yarabyaye abana b'abahungu. Noneho kandi umuntu wagombaga kubizingura yari umwana w'umukobwa, agashaka rero ko ari njyewe mbisigarana. Arangije arampamagara arambwira ati rega washaka uzabikunde kuko nta wundi muntu ugomba kubisigarana. Iryo jambo nararigumanye mu mutima wanjye, ariko ntangira gutekereza se bino bintu ndabigumana bifitiye iyihe nyungu, bifite akahe kamaro? Ibyo bintu byambayemo. Noneho mama ageze igihe cyo gupfa 98, ndangije ntangira gusobanuza, njya gusenga ahantu kumwe abana bagenda bashungera ahantu basenga. Hari harimo umukobwa witwaga Claire, yari umwadeperi, ari umuririmbyi. Ngenda nkurikiye ukuntu aririmba. Ngezemo muri urwo rusengero, gusa Imana ingirira neza, numva ko ngomba gukomeza mpasengera kuko nakoze n'umurimo w'Imana ndirimba. Ntangira gusenga gutyo. Mama apfuye rero ntangira kubaza Imana ati Mana ndashaka unyereke inzira yawe y'ukuri, ntangire menye nimba Imana koko ibaho cyangwa itariho, isobanura Imana nyayo ngomba gukurikira. Nimba ari ukujya mu bapfumu, ubwo nkamenya ko ngomba kujya guterekera, nkamenya kubikurikiza. Imana ubwayo yaranyisangiye mu nzozi, insanga ninjoro ndyamye, inyereka mbona umuntu afashe ukuboko, mbona ari mu kunzengurutsa. Arangije arambwira ati ndashaka nkwereke ko ibyo ababyeyi bawe barimo atari byo ngiye nshaka kubamo. Arangije aragenda anyereka, angeza ahantu hari icyobo kinini kirimo ikintu cy'icyotsi kirekire. Arangije arambwira ati aho ngaho ubona icyo cyotsi niho mama wawe yagiye. Ati rero kuva mbikweretse kuri iyi saha ufata umwanzuro wo kunkorera. Nubwo rero natangiye kumenya ko inzira z'abapfumu zitari inzira z'Imana. Nkomeza uko biba ngombwa ko ngeze igihe mva mu rugo, ariko mva mu rugo batazi nimba koko ibyo bintu mbifite muri ngewe. Ariko nahavuye kugira ngo mpunge ibyo bibazo, kubera nari maze kumenya ko ari ngewe bashaka, ugomba kubihagararira, kandi nta kintu na kimwe bamariraga, nta n'umwenda banguriraga, bakumva ko ngomba kubigumana. Noneho ndangije njya kuba ahantu inoza icyarwa, umupapa wabagaho muri famiye nyine mbayo. Arangije nawe ambera umubyeyi, ariko nyine nkabanzi mfite intego, nkomeza gusenga, nkomeza kuririmba, nari umuririmbyi. Uko ubuzima bugera aho ngaho, umupapa ajya gushaka umugore. Umugore arangije yumva ko nyine ngomba gutandukana nawe, kandi yari uwo muri famiye yanjye yo kwa bapapa mu miryango ya kure. Barabana nyine, ageze mu rugo aranyirukana.
maze kunyirukana nibwo nahise njya ahandi hantu mbona akazi ko gukora muri resitora, ntangira gukora. Ntangiye gukora ncumbika ahantu ku papa wari uhari w'Ibutare w'umukire, ariko bikaba ngombwa ko adashaka kumbona ninjira mu nzu ye. Noneho abana bari bahari, umukobwa n'umuhungu, bakazaza bankisha mu idirisha, basigaga idirisha barifunguye bakankishamo, nkahita manukiramo mu nzu nkaryama nkajya munsi y'igitanda. Wa mupapa we yazaga aje kubafungurira, we yakinguraga umuryango akabanza akareba mu nzu nimba nta muntu winjiye, agasanga nagiye munsi y'igitanda. Mba muri ubwo buzima, ariko kugeza kuri isaha ntabwo umuryango wanjye uzi ko n'ubwo buzima nabayemo. Gusa nirinze kugira ngo batabimenya, bakumva ko ari ukubera nanze gukorera bya bintu byabo. Nkomeza muri ubwo buzima. Uwo mukobwa arangije abona kuba iwabo bitari bukunde, arambwira se Makire, waje tukakujyana i Kigali. N'ubwo buryo yanzanye i Kigali. Ndaza ndamubwira rero ngiye muri famiye ahantu uzi ni umupapa w'Igikondo wanjyanayo. Anjyana ngeze Igikondo, njya kuri uwo mupapa ndahaba. Ageze igihe nawe arapfa, nsigara muri ubwo buzima. Ariko gusa hari umumama wahabaga muri icyo gipangu, yari nyiri igipangu, namugiriyeho umugisha. Nasanze afite abana be yabyaye b'impanga. Noneho ndavuga nta kundi kuntu nabigenza, reka nisunge uyu mubyeyi murerera abana neza, nawe ashobore kungirira neza. N'ubwo buryo nabanye n'uwo mubyeyi, nkamurerera abana nkabitaho, nawe yarangiza kumva ko nkeneye kwambara akangurira imyenda. Ntabwo nigeze mbaho nigurira imyenda, usibye ubu ngubu maze kumenya ubwenge, maze kwihigira. Igihe cyose nambikwaga n'abantu, umuntu akankunda akangurira imyenda. Gusa nagize amahirwe yo gukundwa n'abantu gusa, ariko ntibamenye ibibazo bindimo ngewe mfite bingenze, kubera nkunda kubika ibintu byanjye bwite mu mutima wanjye. Nkavuga ati reka ntegereze Imana igihe izagira icyo inkorera. Nuko nagiye Igikondo rero, mbaho gutyo muri ubwo buzima. Uwo mumama mbana nawe, akazaza ngaburira. Uwo mupapa ageze igihe arapfa, biba ngombwa ko mpava. Uwo ndanje nza guhura n'umupapa nanone w'Icyangugu, ngo yari meya wa Cyangugu. Duhurira mu zarambwira ati bite mukoko, mbona ufite ibibazo byinshi. Ndamubwira mu by'ukuri nta kibazo mfite. Ati nyamara umbwira ikibazo waba ufite. Aranyicaza ahantu mu kazi yari afite, ndabimuganiriza. Arambwira ati ngiye mu bibazo naguteramo inkunga, nuko nagurumba 50. Ayo mafaranga narayafashe njyajyanira uwo mubyeyi wari umfashije uwo mumama. Ndabimubwira, ndavuga ngiye mpuye n'umuntu mu nzira ampa amafaranga, dore amafaranga ngaye. Arambwira ati rero ayo mafaranga nta kindi kintu nakubwira, yampereze ngende ngushakira ubuzima. Aragenda aza hano i Nyamirambo, anshakira inzu, ayishura 12,000, anguriramo na kamatora, anguriramo imbabura n'isafuriya. Arambwira ati cyara hano, zaza nkuzanira ibyo guteka ku byo mu rugo bampaye. Mu by'ukuri yabivanaga Igikondo akabizana i Nyamirambo, akanzanira amakara, akanzanira n'ikintu ndi buteke. Akambwira icara hano kugeza igihe Imana iri bukora iki, izagira ikintu ikora. Narahabaye, nagize amahirwe muri uko kuhaba. Nahise mpura n'umumama nanone mu nzu, arambwira ati Makire, warise nkakurangira akazi ko muri salo. Nkora akazi ko muri salo nkakoramo, ariko kugeza kuri mporamo iyo myaka yose muri salo, nshobora kwimenya. Noneho ntangiye kwimenya mu rugo, ariko bakavuga ati ntabwo Makire ushobora kuzabyara, ntushobora no kuzashaka kugeza kuri isa, kugeza igihe wemeye ukagaruka ukadukorera. Biba gutyo, ariko nanjye ntangira kuvuga ati nimba Imana ishoboye byose, nta mpamvu yo gukorera ibintu bidafite umumaro. Mbaho gutyo nsenga, ariko mfite intego, mvuga ati rero ngomba kuzasubira mu rugo mfite ubuhamya, mfite gahunda yo kuvuga ngo bagomba gukizwa nabo, kubera nabo ibintu bari barimo ntabwo bari babizi, ngira ngo kubera nta kintu na kimwe bari bafite cyabateza imbere. Nkabona n'uwo muntu ubikoresha nta kintu na kimwe byamugejejeho. Nkabona n'ubundi nawe yabyariye mu rugo, akifuza ko nanjye mbyarira mu rugo, mbaho mu buzima mubi kugira ngo mukurikize.
abo bana bose yari yababyariye mu rugo? yari afite abana 3 bose yari yarabyariye mu rugo, kandi buri mwana ntabwo yari ahuje papa we. Ngira ngo niko byabategekaga ko agomba kubaho gutyo gusa. Noneho akifuza ko nanjye mu buzima bwanjye nzabaguma mu rugo. N'ubu ngobo kugeza kuri isaha bategereje ko ubuzima buzananira i Kigali, nkabura uko mbaho, nkabura uko mbigenza, ngasubiraho kugira ngo mbonereho, kugira ngo ibyo bintu bingemo. Ariko namaze kumenya Imana ko ishoboye byose, namaze kumenya ko Imana burya icyo Imana itashatse nta muntu wakigushiramo. Nari mfite mujomba wanjye wabaga i Burayi, niwe watangaga amafaranga yo kugira ngo ibyo bintu bikorwe. Ugasanga amafaranga ye ari mu kuyaguramo izo nka, bakabibaga, bagahamagara abantu bakarya ibyo binyama. Gusa amahirwe nari mfite ngiye najyaga inyuma y'izo nkabanza nkabareba ibyo barimo, Imana ikankuramo kurya ibyo bintu, noneho bakabura ahantu bazamfatira. Muri ubwo buryo noneho natangiye gusenga mvuga ati umuntu uzana aya mafaranga uyakoresha, Imana iba ari izakoresha kugira ngo amafaranga akore iki, ayabure mu nzu, kugira ngo atabona uko nazaza abaha amafaranga. Mu by'ukuri Imana yaramfashije, ariko abo bana biwe buwo mu mama bakaza baza kumusura, baza ngiye nkabaganiza nkavuga ati rero mu by'ukuri umubyeyi wanyu ibyarimo ntabwo ari byiza, biriya nta kintu na kimwe byamarira, nta n'ikintu na kimwe byazabagezaho. Mwebwe musenga Imana izabagirira neza. Mu by'ukuri abana bakanyumvira, bakumva ko ibyo mbabwiye bitandukanye n'ibyo mama wabo ababwira. Mbana nabo gutyo, ariko kubera ukuntu batifuzaga ko abana baza kundeba, nabo bazaga biyibye, kubera bari bazi ko ngewe mbabwiza ukuri, nkababwira kandi mberetse ko mbakunze. Habwira ababyeyi ejo n'ejo bundi baba batariho, ariko twebwe dusigaye twazigeza kuki? Ese twazimarira iki? Tugomba gusenga kandi tugakundana, tukava mu byo barimo ababyeyi bagiyemo. Mbana nabo gutyo, na n'ubu ndacyari kumwe nabo, nubwo ababyeyi badashobora kugeraho ndi, ariko abana bo ndi kumwe nabo. Tuba gutyo muri ubwo buzima kugeza igihe rero 2006 nibwo nabyaye umwana wanjye. Ariko uko nabyaye umwana kugira ngo mbone umuntu unganiriza, nabagaho ntafite umuntu nshaka kubana nawe mu nzu. Nabaga njyenyine, nkifuza n'umuntu naganira nawe nkamubura, nkifuza ukuntu umuntu nshaka kubwira ibyanjye cyangwa umubabaro mfite nkamubura. Mfata umwanzuro wo kuvuga ati reka mbyara umwana wanjye kugira ngo basi nzaruhane nawe, ariko nzi ko ari umwana wanjye nabyaye. Ni muri ubwo buryo nabyaye rero umwana, ni kugeza no kuri sandamurera, nshobora guhiga ahantu hose kugira ngo nshobore gutunga umwana wanjye. None wenda tugeze kuri iyo sije yo kuvuga ko wafashe icyemezo cyo kubyara ngo kugira ngo ubone umuntu ukuganiriza, ko tuzi ko kugira ngo umukobwa ari abakobwa bake bashobora kwifuza kubyara, kugira ngo kubyara kandi bakiri abakobwa batarashaka. Uwo mwanzuro kugira ngo ufate ntabwo wakugoye? Uwo mwanzuro ntabwo wangoye, kubera jyewe nabyaye mbishaka. Nari navuye no mu rusengero mbisabye Imana, avuga Mana jyewe ikintu ngusabye, ndashaka kumpa umwana kugira ngo nzabe mbariwe nganira nawe. Kuko nabonaga umuryango wose utanyitayeho, nkabona nta muntu n'umwe ushobora kuza ngo yumve ko nagumana nawe mu nzu. Mfata umwanzuro gutyo, kugeza ubwo iyi saha Imana yampungiriye amahirwe mu mwana, nshobora kwicara nawe tukaganira. Kandi naricaye, ashobora no kumbaza ati mama byagenze gute, nawe musobanurira byose ukuntu bimeze, musobanurira byose ukuntu byagenze. Gusa mwumvisha ko burya iyo umuntu asenga nta kintu kimwe byakora iki cyamunanira. None se kukiho butifuje wenda gushaka umugabo ngo mubane wenda muzabyarana ukifuza kubyara? Kugeza kuri iyo saha mu by'ukuri nta muntu nizeraga. Numvaga ko gushaka Imana ntazahita mbona umuntu wamara wenda umubabaro mfite. Nta wundi muntu ushaka kumara umubabaro usibye umwana wenyine nzaba nabyaye. Uko mbaho gutyo muri ubwo buryo. Ni gute ushobora gutekereza ngo ngiye kubyara umwana? Wumvaga wamubyarana nande? Ese wumvaga umuhungu wabwira ngo mubyarane cyangwa se umugabo ngo mubyarane azapfa kubyemera ko mugiye kubyarana kandi mutazabana? Oya, ndabizi neza ko nta muntu wapfa kubyemera. Ariko icyo gihe
uwo muntu nabyaranye nawe twarakundanye, tumaze gukundana mbona ibintu we arimo atari ngiye byo ndimo, mbona imico yiwe ukuntu yitwara n'ibiki byose, mbona nta kintu na kimwe byashoboka ko twabana mu nzu yubake tumarana igihe, kubera ntabwo nifuza urugo ruzasenyuka, nta nubwo nifuza umugabo nzabana nawe ngo ejo n'ejo bukora iki bihinduke, kubera ubuzima hari umuntu aba mu buzima akanabuhaga, hari igihe umuntu aba yahaza ubuzima arimo akumva ko ubwo buzima abugumyemo nta kintu kimwe yazateramo imbere. Rero ni muri ubwo buryo noneho natekereza ukuntu mama na papa batandukanye, nkumva ngiye ibyo bintu birambangamiye mu by'ukuri. Ntabwo nifuza umuntu w'umubyeyi babyaye abafite abana ejo n'ejo bundi ngo batandukane, kandi mu by'ukuri bari barabyaranye abana benshi, twavutse turi abana 9 ariko benshi barapfa dusigaye turi abana 2, ubwo umwe ni uri i Bugande nanjye ndi mu Rwanda. Ariko kugeza kuri saha n'ubwo musaza wanjye ntabwo ndicara ngo mubwire ibintu wenda ubuzima naba ndimo kugeza kuri iyi saha, azi ko wenda mbayeho neza gusa, ariko ikintu nashoboye kumubwira gusa namubwiye ko mu rugo ntakihari, mubwira ibintu bakora, nsanga nawe mu buzima bwe yarabizi, nsanga nawe yahise atangira gusenga, aranje arambwira ati rero Makire uzirinde kugira ngo nawe batazagushiramo nkuko nabo abandi babibashizemo. Arambwira tuzaze wirinde usenge, gusa Imana yo nyine izakurinde. Uko niko mbayeho nawe. Gusa kirese ngiye i Bugande ndagenda nkamusura nko mu rugo nyine, narangiza nkagaruka. Nuko kugeza kuri iyi saha nyine nibwo nahise mbyara nawe. Narabimubwiye, mubwira ko natwaye inda, aranyihorera, gusa kubera nari mfite intego yanjye ndamwihorera, ndamubwira ubwo nyine nzamurera we nugira ikibazo, ariko kubera nari mfite intego yanjye ko ngomba kubyara umwana wanjye nkabana nawe, kugeza kuri saa niwe mbana nawe. None uyu munsi uwo muryango wabagamo hangaye Butare n'uyu munsi baracyaterekera? Gusa nagize amahirwe uko nasengaga mvuga uwo muntu woherezaga amafaranga kugira ngo ibyo bintu bikorwe, kugeza kuri isaha niwe wasubiyeyo ajya kubitwika. Yageze igihe Imana irambwira ngo imuvanye hanze imuzana mu Rwanda, ageze ino imuha umudamu ukijijwe, umugore nawe arangije ambera nk'inzira. Burya Imana yishaka kugira ngo umuntu akire ntabwo ibura inzira ikishamo, yabikishije muri uwo mudamu nawe azasenga, biba ngombwa ko nawe abimushiramo, ariko gusa we uwo mudamu ntabwo yarazi ko ari isezerano ryanjye rigiye gusohora. Byabaye ngombwa nyine ko uwo muntu wabikoreshaga n'ubundi yohereza amafaranga kugira ngo babage ibyo bintu, niwe wagiye n'ubundi afata umwanzuro wo kujya kubyitwikira. Aravuga ati imyaka yose nabayeho kuva niga i Burayi ndinda ubwo nsaza nta kintu na kimwe byigeze bimara, none umfasha n'umwanzuro wo kubyitwikira. Ubwo yaragiye arabitwika, biba ngombwa nyine ko ashwana n'abashiki be, ariko nyine kubera ari isezerano ry'Imana, ubwo nyine uwabikoreshaga n'ubundi abikora rwihishwa, ariko n'ubundi afite isezerano yo kongera gusubirayo kubitwika. Nuko ariko Imana yari yabimbwiye ko imuvanye hanze, nubwo we yumva ko yagejeje igihe cyo kuvayo, ariko ni isezerano ry'Imana ryageze kugira ngo imuvaneyo, kugira ngo izikemure ibyanjye. Ubu kugeza kuri isaha nteganya ko wenda nibirangira byose kubitwika bikarangira, nanjye nzaba mbonye umuryango nitwa ko ari mu rugo, nsubiye mu rugo ngiye kongera kubana nabo, kubera nzi neza ko badashobora kongera kubinshiramo. Ntabwo Imana yari kwemera ko bashiramo ibyo bintu, kandi mu buzima busanzwe ntabikunda. Noneho hari ikindi kintu kijya kimbabaza, mu by'ukuri ababyeyi bafata umwanzuro wabo bakumva ko ibyo bintu bagomba kubijyamo, babijyamo babitekereje, ariko niba zaza babijyamo ntibakabazaze bumva ko abana babo bagomba kubibashiramo. Njya nshimira Imana ko kugeza kuri isaha kuba umwana wanjye wenda yaravutse naramaze kumenya Imana, ntabwo namushiramo ibintu bitari byo gusenga. Igihe cyose numva ko agomba gusenga, nkamuragiza Imana, ntamujyanye mu bintu byabo bapfumu, kubera ni akamaro k'abapfumu. Nta n'ikintu na kimwe umupfumu yazakugezaho. Umupfumu akubwira ko uzabaho neza, kandi mu buzima busanzwe nawe atabayeho neza, ugasanga ubuzima arimo butandukanye n'ubw'undi muntu. Abapfumu igihe cyose bahora mu bintu, bahora ahantu hihishe,
baba mu nzu zidasobanutse, nta muntu wifuza kubaho neza. Buri wese aba yumva yabaho neza, ariko sinzi impamvu kugeza kuri isaha umupfumu adashobora kumva ko yaba mu nzu nziza cyangwa yabaho mu buzima bwiza. Rero icyo kintu nakigenderagaho, nkareba ukuntu uri umubyeyi ushaka kubaka kugira urugo rwawe, umwana nawe akabona papa we, ariko ukumva ko ugomba gushaka bikagutegeka kutubaka urugo rwawe, ko ugomba kubyara gutyo gusa ukabiwanya. Icyo rero nakigenderagaho, niyo mpamvu nafashe n'umwanzuro. Ndavuga ati kubera we yifuza ko nzaza mbyara abana benshi, ndavuga ntabwo nzigera mbyara abana benshi, nzabyara umwana umwe kugira ngo nkwereke ko nimba waravuze ko ntazabyara, Imana ibishoboye. Noneho yumvishe ko nabyaye, yahise avuga ati noneho ntabwo azigera ashaka. Ubwo rero mbese bategereje ko ntazubaka urugo kugira ngo babone bumve ko ibyo babikoze, ariko ntabwo ari uko bimeze. Kuvuze ngo ntabwo ariko bimeze, aho abantu baza kudukurikira ntibaza kuvuga ko bakuzinze, wenda ko nk'umuntu akurebye arabona ko rwose wakabaye uri umuntu wagize, ntabwo wenda ufite ubwoba ko bashobora kuba barakuzinze se? Ntabwo ibyo bintu byo kuzinga, ntabwo basha bafite kurusha Imana. Imana ishoboye byose, kandi kuba ntaravuga ngo ntabwo ndubaka urugo, ntabwo bivuze ko ntazarwubaka, nta nubwo bivuze ko ntabona uwo nakubakana nawe. Nuko nyine igihe cy'Imana kiba kitaragera, batazumva ko wenda banzinze kugira ngo ntazubaka. Gusa ibintu byose bigomba kuba bifite igihe cyabyo. Noneho tugarutse inyuma gato, wavuze ko umwana ukunda ko asenga nawe ukunda gusenga, ariko tugarutse nanone ku buryo wamubyayemo, ntekereza ko reka mvuge ngo ni uburyo butemewe, ni uburyo bw'icyaha. Umwana uzamusobanura ute ko icyo kintu noneho hari icyaha? Uzashobora kubimusobanura ute kandi noneho azi ko nawe wabikoze, noneho ukazanamubwira ko niba ushaka no kumubwira ko wabikoze unabishaka, we noneho azabyakira gute kugira ngo yumve ko icyo kintu nawe gishobora kumugiraho ingaruka, akakuriye ashobora kugifata nk'icyaha? Ego, nagize amahirwe, gusa nagize amahirwe yo ko umwana we ubwo anyibariza, ambaza ubuzima nabayemo, ambaza ukuntu byose byagenze. Jye nk'umubyeyi namaze gusobanukirwa neza, narabimusobanurira byose ukuntu bimeze, mubwira ukuntu nahuye na papa we, mubwira ukuntu byagenze, mubwira n'ukuntu namubyaye. Gusa ndabimusobanurira, ndamubwira ariko nubwo byagenze gutyo hari n'impamvu yabiteye. Ndabimusobanurira nk'umubyeyi, abasha kubyumva, ku buryo kugeza kuri isaha arambwira ati mu buzima izandinde kugira ngo nanjye ntazaba muri ubwo buzima, ubundi nkagira ikindi kintu nakora. Arabinsobanurira, ndabimwumvisha neza, arabyumva. Nicyo kintu nshimira Imana kugeza kuri isaha. Ubwo se nubwo wabimusobanuriye, ko ntitwavuga ko ari urugero rubi waba waramuhaye? Ntabwo ari urugero rubi. Burya hari igihe abana bajya mu bintu n'abatari bo. Ntabwo ngewe nifuje kubyara kugira ngo mbane n'umugabo ntubatse kubera ari ngewe, gusa ni ubuzima nari ndimo bubi, numva narabuze umuntu naganira nawe mu nzu. Biba ngombwa mvuga ngo aho kugira ngo mbe wo mu nzu nk'umuntu udafite uko uwo nganira nawe, mbe mu nzu ntafite uwo mvugana nawe, mbure n'umuntu mbaza ati bimeze bite, mfata umwanzuro wo kubyara umwana wanjye kubera numvaga ko nta wundi muntu wazanyumva mu buzima. Nkumva ko ari umwana nzaba nabyaye ushobora kunyumva. Kugira ngo ubone umuntu wakumvaho hanze, Imana itamukoreyemo, biba biri kure. Rero uyu munsi uri umukristo, hari umukobwa ushobora kuba wibana mu rugo, afite ikibazo cy'umuryango, arimo gukurikirana ikiganiro. Nuvuga ko ushatse kuvuga ko umugira inama ko nawe ashobora kuvuga ngo agiye kubyara umwana kugira ngo abone aho baganira? Oya, gusa burya iyo umuntu arimo abantu wenda bafite umuryango nk'uwo ndimo cyangwa uwo nabayemo, ntabwo nababwira ngo babyare. Gusa icyo gihe ntabyita nk'uko naze kumvira neza Imana nk'uko yabishakaga. Imana iba ifite ishuri umuntu ishiramo umuntu, wenda iryo shuri nanze kurikurikiza. Harimo abantu baba bafite amashuri, ishuri ry'Imana rikajya ku babyeyi bawe bakakubera ishuri. Rero icyo gihe mu by'ukuri ngira ngo ni ishuri nanze kumvira Imana, nanga guhagarara mu nzira z'Imana nk'uko wenda yabishakaga,
nkumva ko kugira ngo mbyare aribwo naba nkoze iby'Imana ikora iki bishaka, ariko mu by'ukuri ntabwo namugira inama yo kubyara, gusa yategereza Imana agasenga, Imana ikamugirira neza. Ubwo rero abakobwa badukurikiye nizere ko mwumvishe neza Immaculée, nubwo wenda yanyuze muri izo nzira ariko ko mwebwe atari zo mukwiye kunyuramo, ahubwo mukwiye gutegereza Imana ikazaba ariyo ikora igikwiye mu gihe cyayo. Immaculée, uyu munsi hari abana bari bafite imiryango imeze nk'iyawe, bafite imiryango iterekera, bafite imiryango iragura, ni ubuhe butumwa wabagenera? Ubutumwa nabagenera, gusa harimo ababa bafite nk'ababyeyi nk'uko wenda navutse muri abo babyeyi, ariko mu by'ukuri bakwiye kumenya ko inzira z'Imana burya Imana irahari, kandi kugeza kuri isaha Imana iracyakora. Iyo umuntu yizeye Imana, Imana ntabwo yamutererana pe. Njyewe ndi nk'umuhamya wabyo, kumva ko umuryango ukeneye ko ibyo bintu nabikurira, ariko Imana ntabwo yabyemeye. Ariko kugira ngo Imana itabyemera, mu by'ukuri iba ifite ukuntu yaguhamagaye, Imana ikabizi neza ko ugomba kuyikorera. Noneho wowe jyewe gusa amahirwe nagize nuko nagize abantu wenda bo mu bantu bo hanze bakakomeza bagenda banyumvisha, bakanhaganira n'abantu nkabibabwira, sinigeze mbahisha ngo mbabwire ngo mu rugo nibabikora. Abo nashoboraga kuganira nabo nababwiza gukora, nkababwira rero mu rugo bimeze uku nzabigenze ne. Nibuka ko hari umupapa wo mu muryango, ariko nawe ntabwo babyemeraga, ntabwo bemeraga mu muryango ibyo bakoraga. Ndagenda nicarana nabo ndabibabwira, se nzabigenze gute ko bashaka bigiye uko mbiyobora uku bimeze biri. Arangije barambwira ati rero ibyo bintu nta kintu kimwe byazakugezaho, wowe batazagufatirana kubera n'ababyeyi ufite, uzabihorere, uzasenge, Imana yonyine niyo ikuza imfubyi. Uko niko umusaza yambwiye, kubyo yari umuntu wo mu miryango yabo, yarinze anapfa barashwanye kubera yangiriye iyo nama. Urumva umuntu wese washoboraga kunganiriza cyangwa ngira inama bahitaga bamwanga. Kugeza kuri isaha iyo umuntu muri famiye wenda nshoboye kuganira nawe akambwira, bahita bamwanga. Rero ikintu ndi kugira abana, mu by'ukuri iyo umaze kubona ko iwanyu ibyo bintu bihari, ugomba kwita neza mu gusenga, ugasenga. Nta kintu na kimwe cyakubaho Imana itacyemeye, nubwo babikoherereza mu by'ukuri ntabwo byagufata. Njyewe babyohereje kenshi kugira ngo bimfate, ariko bikananirana. Yewe hari n'igihe yahaga abana biwe kugira ngo baze mu rugo babinkorere, ariko bakaza Imana yabimbwiye, kambwira ati hagiye kuza umwana we arazana iki n'iki. Hari n'igihe bigeze kuzana voka kugira ngo ibyo bintu wenda bumve ko izo voka nazirya bikanjyamo nkabikunda, ariko Imana irambuza, irambwira voka zigiye kuza mu rugo utazazirya kugira ngo batazabigushiramo. Mu by'ukuri Imana yabaye igenda iyobora umuntu, icyo umuntu agambiriye nawe ariko Imana yibiriho. Imana yireba mu mutima imbere, ntabwo ireba ku mubiri. Kandi mu by'ukuri umwana nawe abigiramo uruhare kugira ngo ibyo bintu bitamufata. Nawe yo bakubwiye ngo ngwino tugiye kubikora, nawe ukajyamo, ibyo biryo babitanga nawe ukabirya, izo nzoga batangamo nazo bazitanga nawe ukazirya, ukazinywa, bigera igihe nawe bikakujyamo. Kubera biriya ni ibintu by'imyuka bagushiramo, bagutongereramo, batongera mu bintu uriye bikakujyamo gutyo gusa. Niyo mpamvu ahanini kenshi ujya ubona abantu hano mu muhanda ukabona benshi barasaze, bafite ibindi bintu barimo gukora, kumbe bituruka kuri karande z'ababyeyi babo. Ibyo bakoze kugeza kuri saa nibyo bigaruka abana babo. Ubwo rero njye nagiriwe ubuntu bwo kumenya Imana, kandi kumenya Imana nuko Imana nyisangiye mu nzozi inyereka inzira. Iyo itanyereka aho mama agiye, wenda nanjye nari kubikurikiza, nari kuvuga wenda kuva agiye, ubwo nanjye ngomba kubikurikiza kugira ngo nzagende nk'aho agiye. Ariko nagiriwe ubuntu kugira ngo Imana inyereka neza ko aho agiye nta nzira y'ukuri guhari, inyereka icyobo. Ndanje nakagomera kuvuga ati nimba mama wanjye yararimbutse, reka n'abandi bazarimbuke, simbagira inama yo gukizwa. Ariko nabaye nk'intandaro yo kugira ngo
umuryango wose nzabona ukijijwe, biba ngombwa ko nsengera. Nabonye ko nta kindi kintu nasengera usibye gusengera uw'i Burayi watangaga amafaranga n'ubundi yo kubikoresha. Ndamusengera kugira ngo Imana imukure i Burayi agaruke hano, ubundi akizwe, narangiza agenda akora iki, abitwika. N'ubundi Imana yangiriye neza, niho yakoresheje, aragenda arabitwika. Kugeza kuri isaha arasenga, kugeza mu rugo, kugeza kuri isaha abantu bo muri famiye mu rugo, usibye wenyine wabikoreshaga niwe ufite ubwoba bwo kugira ngo ajye gusenga. Abavuga ati ninjya gusenga wenda bishobora kunyica, agahora muri ibyo. Ariko ndizera neza ntashidikanya ko nawe azakizwa, kubera niyo nzira y'Imana. N'ubundi nk'uko Imana yambwiye ati umuryango wose urakijijwe kubera wowe, ndabitegereje kandi ndacyasenga kugira ngo Imana ikomeze ibagirire neza, batazabura ubugingo nk'uko na mama wanjye yabubuze. Kandi nzi neza aho yagiye. Gusa higeze kubaho uwo mujyomba wanjye akoresha iminsi mikuru mu rugo, ndangije ndagenda akora ku yangaga abantu basenga. Ndamubwira rero njyewe ndasenga kandi mbayeho kubera Imana. Utazaza wibaza ati wenda Imakire ari mu bindi bintu arimo. Imakire ari mu gusenga, ategereje Imana nyine. Ndabimusobanurira, nawe nyine yarangije arambwira ati Imakire uzaza usenga, kubera nasanze nta kindi kintu bita gusenga. Nanjye nkuri inyuma zaza nsenga. Ndangije mbwira umugore, ndamubwira rero ugomba gukomeza gusenga kugira ngo ibintu byose byo mu rugo bikora iki, bihabe, kubera niyo wabaye inzira yo kugira ngo ngiye nkora iki isubizwe. Ndangije ndamubwira ati rero mu rugo nubwo bifuje ko ibyo bintu bikorera, bigatuma bumva ko hari ibintu byatuma bankorera kuri yo ntagira icyo nzageraho, ariko mu by'ukuri Imana iri kubikora. Arangije arambwira ati ihangane, njye nanjye ndi gusenga kugira ngo bikore iki, biveho mu rugo. Mu by'ukuri ndashima Imana kugeza kuri isaha byamaze kuhava. Ibintu barabitwitse, izo nzu barazisenye, mu by'ukuri baratuje, bumva ko nyine Imana ishoboye byose. Njyewe ntegereza ko ikindi gihe, hari igihe nzagenda nkicarana nabo, noneho nkababwiza ukuri, nkababwira ukuntu byose byagenze, nkabaha n'ubwo buhamya bwo mu rugo kwa mama, nkababwira n'ukuntu byagenze kugira ngo nkizwe, nkababwira n'ukuntu mama ahari kugira ngo basobanukirwe neza uko Imana ikora, cyangwa naho yashatse kubahindurira. Mu by'ukuri umva biriya bintu by'abapfumu, umva njyewe sinzi ukuntu nabigenza. Mfite nk'imbaraga ngira ngo byose nabitwika, kubera namaze kubona ko abantu bakoresha biriya bintu, umva baranirwa kubikora bakoresha mu bana babo, ugasanga bigarusa abana babo. Ukabona umwana abayeho, abaye ikigoryi, abaye mu nzira mbi, kumbe ni karande zo kwa iz'ababyeyi babo bamushizemo. Biriya bintu ni ibintu bibite mu by'ukuri. Njyewe sinzi, wenda nagize amahirwe yo kubivamo nasaze, nagize amahirwe yo kubivamo wenda bitamfasha ukundi ngo binyanduze, kubera nari maze kumenya neza Imana kandi babimbwiye. Nanjye naratangiye gusenga, naramaze no kubona izo nzozi, biba ngombwa nyine ko Imana ikomeza kumfata. Kugeza kuri isaha ndacyasenga kandi nzi neza ko Imana izagira ikihindura. Wenda tugarutse inyuma gatoya, ndagira ngo tuvuge kuri uriya mwana kugira ngo ubutumwa bwacu buze gusa nkaho bwuzuye. Imibanire ya papa w'umwana nawe n'umwana uyu munsi imeze gute? Ese niba atarashaka kuki aho kugira ngo wenda muko ibintu bikomeze bigere kuki mutakwihuza, ahubwo muvuga ngo mugiye kubaka umuryango noneho hagati yanyu bandi? Oya, impamvu tutahura, papa we ntabwo ndi kumwe nawe. Yagiye yansabye ko agomba kujya kuba hanze, ndabimwemerera, ndamubwira nta kibazo uzagende. Ansaba imyaka 3, ubu ngubu umwana yamusize afite amezi 6. Kugeza kuri isaha twaravuganye, turaganira kuri telefoni. Ndamubwira rero nimba wumva ugomba kubaka urugo uzarwubaka, njye nta kibazo mfite. Umwana ndi kumwe nawe, gusa njyana umwana iwabo baramubona, ndabibabwira byose ukuntu byagenze. Mama we aramubona, n'umwana ndabimusobanurira ukuntu byagenze, mubwira ko kubana na papa wawe ntabwo byakunze, ariko hari igihe wenda Imana izakora ikizindi nzira, ikazana undi muntu ushaka kubana nawe. Kuyo kugeza kuri isaha nawe ajya bimbaza, kambwira mama ise bimeze bite, uzashaka ryari?
nkamubwira ihangane utegereze Imana igihe izabikorera. Mu by'ukuri ntabwo nabuze umuntu gushaka, yarashatse, namuhaye uburenganzira arashaka nk'uko yari yabinsabye, nanjye ndabimwemerera nk'umuntu. hari ushaka kubona ikiganiro ndakifuza kuba reka Immaculée wenda me namugisha n'inama wenda n'aba bakobwa twavuze bashaka kuba bibana wenda bari mu bibazo bitandukanye, Immaculée yakubona gute? Umuntu yambona nimero ya telefoni ni 0782 20 91 51. Iyo niyo nomero yanjye yambona. Turagushimiye ku kiganiro cyiza duhaye. Murakoze.